Nuseka nkubaze sibyo uriya muhungu utajya uduhereza n'ikaze bimeze bite twiha ikaze reka twihe ikaze bro twihe ikaze nanjye nyakire nkwakire twiyakire twakirana nabyo birumvikana njyewe banyita Blaise ibyo birahagije kaba nta kazi ngira akazi naka mukomeje kudushigikira ndumva ibintu byagenda neza kabisa sawa murakoze kanze kaboss abibwire sugo simbivuze wabisoje wamvuze ako nanjye reka mbibwire nitwa Kabose akazi kanjye ni ukubasetsa mukaniva kuri YouTube muri make ndinjarwa gusa ndinjarwa oya mvuga ibiganiro byo kubasetsa tu kuri uyu munsi harya Patrick barambwiye ngo uyu munsi tugiye kuganira ku ntuza tugiye kwigishanya icyongereza nanjye namuntu uzi icyongereza gusumbya undi sibyo uragisomera hariya urakopera imibare mu cyongereza ngiye kujya nkubwira ijambo ry'icyongereza umubwira tugenekereje wumva rishobora kuba risobanuye iki tugiye kwigisha abakunzi bacu icyongereza iyo umuntu avuze ngo I don't know why wumva bishatse kuvuga iki numva ashatse kuvuga ngo urakoze icyongereza cyawe kiri hasi iyo umuntu avuze ngo I don't know why abakubwiye ati nzabikora nangwa nzabitekerezaho kuko urukumva I don't know urukumva harimo akantu ntago wabizi neza kuvuga ati ashaka kuzabitekerezaho akubwiye ati nzabitekerezaho cya don't know why bisobanuye iyo umuntu avuze like this like that muri make nsobanurira like like nyine hari ukuntu umuntu kuvuga ngo like this like that sobanura like mu bishaka kuvuga mu nyuro bw'inge yawe like nugutasha nukuzana inka nta jambo muri kumenya like rero bisobanuye turi kureba udare kuri Facebook ndi kureba yishize ifoto nawe ntabyuze yishize ifoto yawe bajye bayiha like bajya kanda like rero like ni umubare w'abantu bakunze ifoto yawe like like this like that urukumva niba like this ubwo umuntu witwa this wateye like ku foto yawe like that umuntu witwa that urabyumva witwa that like this witwa this wakunze ifoto yawe ubwo mu kinyarwanda yitwa dativa rero yakunze dativa yakunze ifoto yacu nangwa yawe none nze wewe uzi boy sobanuye kera numvaga ari kwitega ikoma ngo ni boy manze rike bisobanuye ariyo rero manze ariho boy yavuye boy porridge boy shaka nko kuragashoboye pe akoko niko agenda yize mine nasoma dog yo uvuye akandi kantu kitwa ngoma ni Kifaransa ni Kiswahili ni giki ngoma ni ngoma bavuze akarere ka Ngoma urakaze akarere ka Ngoma ndakaze nase kitwa Ngoma urukumva kitwa Igiswahili kitwa Icyongereza kitwa Ikinyarwanda nase ni Ngoma oya nase numva nicyo wakisha ubwo ngoma ni akarere muri make Ngoma ni akarere ni Icyongereza cyazanywe n'umwirabura wakomokaga muri Israel Nige Israel turimo abirabura n'abazungu Henzo ya Israel turimo abazungu hano burya n'abirabura Yesu nasikirwa nyuma n'amateka man eswe Henzo ngo tuyemo n'abirabura nese hari ukuntu kera twabaga habahanze niba baragiye he twa Urban Boys na Dream Boys Urban Boys usobanuye iki nangwa Dream Boys
na Dream Boys byose bisobanura ni amataratara, abani. Ray-Ban. Ngiye kumva ni amataratara to, ni amataratara kuko kamubwire nawe kandi kantu ntukajobore. Ntabwo nsobanura Dream Boys. Mbwira Ntabwo nsobanura Dream Boys. nanjye nsobanurire ukumva ikibazo mu kindi nyine gituma ibintu byumvi. Mbwira amadarubindi. Kambwira ariko icyongereza cyawe ushaka icyongereza cyawe simbizi. Amadarubindi harya ni amaki, harya ni amaki kamerama. Kameramani nawe ntabyo. mani izi kigura yugamye ku ishuri pe atuvuye kubanjura. Yaravuye ku ishuri, yaravuye mu nka kubanjura, yaravuye guhinga ntabwo yigeze abanjura. Ugama n'isuka yo kabiko. Kabira baza ko zadaye amadarubindi. Daru. Dariya. Hanze amadarubindi ari Dariya ukwiye gusaba imbabazi mama uko yasa kose ni nyoko nibyo. Amadarubindi bisobanuye Dariya. Umuntu witwa Dariya akunda kwambara amadarubindi n'amataratara. Musa sibyo? Ntabwo nagusobanurira Dream Boys urebye. Dream Boys ni ingoma sibyo? Kumva Dream Boys ni ingoma y'abahungu. Ni ibinini byavumbuwe n'Abayisiraheli. Oya ni intuzi. Ni ibinini by'umugabo. Ni ingoma y'abahungu. Dream Boys. Ni ingoma y'abahungu nyine bakunda kuvuza ingoma. Gutya zikunze kuvuza ingoma. Nagiye Dream Boys. Ingoma cyo ziguhonda ku meza. Ajyana ameza. Hagati aho ndashaka kubabwira yuko mpuye n'umuntu arambwira ngo nze gukora ubuvugizi, mpuye n'ihene ndetse n'inkoko ziri kwigaragambya, ziri kwamagana irayidi, ziri kuvuga ko ziri kuharenganira cyane. Turamenyesha abanyakigali muze kubabarira inkoko ndetse n'ihene n'ingurube zambwiye ko ziri mu nzira nazo zije kwigaragambya, muzibabarire muzihe agahenge, ziri kwamagana irayidi zibikuye ku mutima cyane. Ingurube ziteye mu bintu bitazireba. Abisilamu barya ingurube. Izo ngurube zibonekeje. Ariko kankubwire mwana, urumva niyo umuntu ateye abantu, tubivuge nkatwe abantu, iyo umuntu ateye sosiyete imwe indi ntijya kubatabara. Iyo umuntu umva aba barabizi, iyo umukene atewe n'umukire tayari baba bagomba kumugeraho. Iyo umukire atewe umukene ni gutyo, urumva rero ni ugufashanya tu, ni uko nyine ibibazo byaguriye mugenzi wawe nawe biba byakugwiririye. Mugabanye basi mujye guhangana n'ingurube basilamu, mbabwire mugabanye kujya impene mugane wa mu perezida wandi ukunda amasazi. Uriya muntu ubona mani nta kundi tu kunda amasazi akarenzaho imvoka. Ingo yemwe bashikira nganje none vipi umva abagabo none ko amasazi muyamaze. Perezida muzima sawa murakoze, ndakeka ko mwumvishije tu. Oya nari nshaka bumvisha itangazo ndikumva akuzirana n'ingurube mani. Ingurube ko mbona uriyo umuntu uzikunda ni wa mugabo unyira amasazi. Turabonye agafoto yikoreye ingurube ku rutugu asa nayo. Harya perezida ntabwo ari perezida w'igihugu, perezida w'itsinda. Abantu bambabarire yabwiye abantu bari mu itsinda rye ngo borore amasazi. Nembeshinuza ntabwo kugisaza imwe n'ibihumbi 5 muri iryo tsinda ryabo mu karere ko ririmo nyine naho bacuruza amasazi. Amakara kacu ntabwo turatangira kuyagurisha. Mfa gusa ndivumbuye. Oya ndivumbuye. Aika. Konya nshira ifoto ye kuri ntuza kuri stati yambaye ubusa ntiwamfungiye. Umva kameramani ashaka kumubwira inkuru y'ingungu, kandi inkuru y'ingungu nake itararangiye neza, niyo mpamvu uri hano. Inkuru y'ingungu rero ukuntu byagenze, ingungu habaye intambara turahunga, sibyo? Fata icyo kamera bakubone ntabwo. Ingungu habaye muri Kongo iwacu, ingungu habaye intambara turahunga.
turi zaho nyine ni urucabana twanywaga amata tukanywa tuji twita za simba na za nyine tukirirwa twemereye neza tu nyine habaye umutekano muke turahunga ashaka iyi nkuru nyine y'ukuntu hateye n'ahabatembereza mu magambo ariko tu kuko ni mu magambo murabyumva nuko abatembereza ku magambo ku rurimi nkababwira ati hameze gutya mu karitsiye two gutya hameze gutya bakeka nibyo nta ibintu by'ingungu byo sha mbivuze bwakwira bugacya oya harya kamera iri hehe ku buryo mw'iby'inka ntibari kintu ari kubaganiriza ngo nange uruvuze nshaka gufungwa rwaba umuntu utarafunga bataraba umugabo ari njye nshaka kuba umugabo ntabwo nzahora ndi imbwa mushaka ikintu kimfunga kuko nzanziza ubusa nzavamo vuba basukira imyaka nk'iyo tutarafungwa mani ako ntabyangira mwitonde harigiye mwakumva muri kubwo gutya bakavuga ati kabose ibiki n'ibiki yakoze byari ntabwo bamufashije kubyara atawe yanjye nshaka gufungwa nziza ubusa tu nyine nkumva ukuntu muri gereza haba hameze nambura usama n'abandi ndabera agapipi ndaba nkoze ikosa kandi nshaka kuzira ubusa so guys mukore sub muri benshi mudushigikire na like kuri Facebook kuri page muzajya mubona muri linki niyo nkunga tubasabye murakoze sishaka ko reka mubaze wenda bitararangiza niyo mpamvu uri kwanga kutubwira inkuru y'inkungu kandi ko yuko numvisha ari sawa nuko mani mpakumbuye iyo mvuze inkuru yaho njyandira ubwo numvishe ukongera ukurimo nzaza ntafite emosiyo nyinshi kuvuga ndarakujya inkungu ni ahantu heza ni paradizo ntoya ni ijuru rito muri make none meze mu buhunzi harya ngo kuvuga ku bantu byatumye duhunga ni bibi intambara yatumye duhunga yatewe n'umugabo bita Gisegeti ngo ntabwo dushaka muri Kongo abantu runaka dupfa nawe ntabwo nkize hari kera reka kumwishe hari kera atazi n'ubuperezida hari kera 2012 nicyo gihe oya nahunze mbere yaho ndongera nsubira njye kubayo kuko nahunze ndi umupeti nsubira njye kubayo arongera aratera nyine ndahunga intambara imaze kunyinjira inshuti twakuranye abashuti banjye twakuranye bamwe na bamwe bagiye bataha Imana bakire mu bayo hagiye umushuti wanjye nakundaga cyane muri iyo ntambara kuva Gisegeti yanyetse inshuti tu oh my boy rest in peace kandi nizere ko tuzahurira mu ijuru Imana ikomeze kugutuza heza ndagukumbuye I miss you every day ndagukumbuye bidasubirwaho bro abandi bari kururwana nyine urebye ibintu twakuranye nige muntu utaragiyeyo tu ntako soko ndi ikigwari nuko nyine buri wese bafite umuhamagaro we indi nshuti zanjye irambwira ati mani bro tuza ureke kuza nyine ibera aho tu ufite umutuzo ntabwo tuzarwana twese kuko ubushuti bwacu bwari nk'ubuvandimwe ndabwiye ko nawe nyine inshuti zanjye ntabwo twe inshuti tw'abavandimwe byararenze ubushuti bw'ubuvandimwe niyo mpamvu baba bambaza iyo sitori nyine nuko ari sitori nyine y'abantu twarabanye neza ku buryo twarabavandimwe abantu benshi ko tuvukana nyine twageze ahantu wanideye twigeze kugira ahantu turi kwisomera akantu nyine agacupa nk'abahungu murabizi baratubwira bati se mupfanike turavuga twe turavukana papa rumwe mama ni babiri nyine abantu dufite nk'abavandimwe kuva ubwo na n'ubu abantu ntabwo ko turabavandimwe niyo mpamvu rero abantu benshi na n'ubu bazi ko tuvukana nande ni abajama twagananaga muri centre ya Ngungu nyine twarakundanaga cyane tubana nk'abavandimwe abantu bakabwira turavukana twese tunabishana ngo turavukana barabyemera ntabwo tubonye ngo turi abahungu batandatu bajya bibyene nyine bibyene se bahuje se bakundana ngo ntibajye basigana nasanga bari gupanga ejo nkaba nabaye mukuru ejo nkaba nabaye muto ejo nkaba nabaye mukuru akaba yabaye muto nkaba nabayeho hagati kandi ari njye mukuru ngo ari na muto nyine nari mukuru ariko ndi mugufi nicyo kibazo
na baby face ntabwo nigeze muri umuntu nta nubwo twagiraga urugomo ahubwo twawushoreraga intambara ahubwo nabyita ngo iki twagiraga akavuyo niko nabyita yambuye kunyara hano haradukumbe uzanye ibyo kurya muri kamera muri kamera mani igihe ntabwo mbishaka ibyo kurya mani muri kamera kujyayo uri kudatumba bonera guys hari ikintu rero kimaze kunshimisha muri iyi minsi abakene dusigaye twiganzura abakire niyo mpamvu abakire dusigaye twarabise akazina buriya bazi ngo ni akazina keza rero ngo nyiri ibyondo nabo bakishima kandi ni ba nyiri ibyondo buriya nsigaye mbikunda cyane tubiganzure mu bukene bwacu dukorere hamwe ari abakariwere nyine ni kwa kundi kariya kantu wakabonye gute bajya bishima kubi zara nkubwira ikintu ndusha abakire umukire aradasinzira ari gutekereza ku bintu ari gutekereza ati biragenda bite naho nge ndaryama ngasinzira bro nkagikata ako nanjye nshaka ubukire nshaka kuba ntasinzira nshaka kuba umukire ariko nyine murabizi mu gihe ntarakira barusha umutekano tu akanye n'umukire ntabwo nzitwa nyiri ibyondo ntabwo natuma nitwa nyiri ibyondo impamvu witwa nyiri ibyondo ndakeka impamvu murayizi kandi ntabwo nshaka kuba ntabwo nzaba nyiri ibyondo nzakora izindi business basi man mu bazamurira agatitire bitwe ba nyiri matafari bave mu byondo mu bazamurira inzego nabyo birakenewe kabisa